Nshuti za Action TV twongeye rero kubasuhuza. Murazi ko muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga ikiganiro ari nta kindi, ari muri ibyo binyamakuru hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze y'u Rwanda. Murazi ko nyine Kazungu yabaye Kazungu. Ubu rero inkuru nyine hirya no hino ni Kazungu Deni, ndetse hari n'andi mazina abantu babashije kubona, burya ngo yitaga Nshimiyimana Joseph, hari n'abavuze ko hari n'ahandi yitwaga Sibomana Eric. Urumva ko nyine ahantu hose yabaga ari, wenda ari mu mujyi wa Kigali, cyangwa se wenda ari muri Rubavu, cyangwa se Nyarugenge, Muhanga, ahantu hose ubwo ngubwo buri wese amuzi ku izina nyine yabaga yarigize. Ariko ikigaragara cyo nuko abantu bavuga bati mbese ko nta makuru abantu barimo gutanga avuye mu bantu baba barabuze abantu babo. Ati abantu baravuga bati mbese abo bakobwa 11 cyangwa 12 baba baritabye Imana Kazungu yaba yarayise bakabavana mu rwobo rwaho yabajugunyaga, nta mubyeyi n'umwe uko nk'ubu ngubu kwiza igihe yaba yarabuze nk'umwana we ku buryo yatanga amakuru, abantu bakaba bashakisha bakumva niba mwabo ngabo se bavanywe muri icyo cyobo Kazungu yabajugunyagamo haba harimo umwana we. Hari ikigaragara cyo nuko nyine abantu bavuga bati umuntu aho ari hose, umuntu waba yarabuze umwana we, umuntu waba asa afite umuntu we yabuze mu muryango cyangwa umuturanyi wa bugufi, yatanga amakuru kugira ngo barebe niba bayahuza nyine n'ibimenyetso birimo kugenda bishakishwa hirya no hino, bakareba niba mw'abo bantu bava muri urwo rwobo uwo mugezi wa nabi yabajugunyagamo hari uwo babonekamo. Ikigaragara cyo nuko rero abantu bakoze kuvuga bati nyaboneka abakobwa, nyaboneka abantu mugenda murajya mugira amakenga, niba wanagiye ureba umunwa cyangwa abantu babiri babwira uti ngiye hano ariko musigare mumpamagara, mujye mwumva yuko nkiri ku murongo, ku buryo nyine wabura ubu bantu bakaba bavuga bati uyu muntu yaburiwe irengero ariko yaragiye hanaha, nibura abantu bakaba babona ahantu bashakishiriza. Ku buryo nyine n'ubu ngubu abantu bavuga bati niba hari umwana wawe wenda i Kigali wagiye gushaka y'amaramuko ukaba wumva mudaherukanye, abantu barasabwa ko bahamagara bakumva niba abana babo nyine ahantu bagiye baba bagifite umwuka w'abazima. Ubwo rero nyine akaba ari ikintu cyane cyane abantu barimo gushishikariza abantu, kubera ko ubugome bwaragwiriye, amayeri yabaye menshi, amayeri y'ubugome, amayeri yo kwica abantu. Rwose sinzi niba mwakurikirana mu kumva ukuntu ibintu bimeze, ariko ikigaragara cyo nuko ubwicanyi ubu ngubu bwagwiriye. Ntabwo ari angaha gusa, baravuga ati no mu mahanga bubayo, dukurikije uko abasesenguzi barimo gukomeza kugenda babivuga. Ariko ikigaragara cyo nuko umuntu w'umwicanyi, umuntu bita mbese serial killer, umwicanyi wa ruharwa, burya ngo hari ibintu biba bimuranga rimwe na rimwe, ndetse abantu bavuze bati umwicanyi wa ruharwa aba niseka mbabaye, ureba hirya agakora ibindi bintu ariko mwamuje amaso ukabona nyine inseka ari yose mu maso hakeye. Ubwo rero birasaba yuko abantu bose tugomba kwirinda, birasaba yuko abantu bose tugomba gutanga amakuru mw'ibihe, birasaba yuko mbese naho umuntu agiye wese agomba kuba yabwiye mugenzi wiwe ku buryo yazanabura, abantu bakamenya yuko nyine ubugome butangiye nk'ubu ngubu. Wenda aribwo bwa mbere abantu bo mu Rwanda nyine baba batangiye babona, ariko hirya no hino mu isi hose ibintu nyine birimo kugenda bikorwa. Ubwo twagira ngo mukurikirane mwumve mw'ijwi ry'uyu musesenguzi ibintu abantu bagombye gukora, maze namwe mufate ingamba buri wese mu rwego arimo, mu rwego ahagazemo, mu buryo bwo kwirinda bwa buri munsi, yumva uko yajya akora cyangwa se yajya atanga amakuru, no kugira ngo buri wese akomeze abe ijisho rya mugenzi we. Hari ibintu byinshi byo gukorwa kuko umuntu niwe agomba kwirindira bitewe n'aho yagiye. Akora abantu bavuze kuko niba ugiye ahantu bwira abantu nka babiri, wowe urababwira, babona utagarutse bagahamagara, babona telefone itariho bakaza bakavuga ngo uwo muntu yaje aha, muhera hamubaza yaje aha, twari tuzi ko bakundanye bafitanye ubushuti, ariko yaje yinjiye aha ku muntu witwa gutya n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Uzareba usange sometime hari umukobwa bukahuye n'umuntu bari kumwe ukabona arafotora postinze, buriya nabyo ni ukwirinda. Umuntu amaze gufotora no gupostinga se wamwica uravuga uti barahera kuri iyi foto, baravuga ati niyo myenda yagiye yambaye ntabwo yifotoranyije, bakagwira bavuga ati rero tubwira aho iki n'iki. So mu by'ukuri abantu bafotora burya nta kibazo, nzi ko ahubwo ari abantu bavuga nabo bafite disorder, uko byaba kose bashobora kubikora, hari indi mpamvu bafite, ariko iyo bagiye gushakisha amakuru iyo foto nayo irakora. Noneho nkavuga rero ngo niba twari dutangira amakuru ku gihe, abo baturage bambwira kuko njye bareba ikintu nshaka gushyira mu mutwe cye, kandi umuturage w'u Rwanda hari ikintu muziho, iyo abwiye inzego akabona birananiranye abwira itangazamakuru. Aho YouTube yaziye bitakiri mainstream zonyine, ahita abwira itangazamakuru.
nuko abayobozi bayobora nabi bagiye batamarika, nuko bigize akarakajya he rimwe rimwe usanga ibyabo byagiye hanze. Rero sinzi nimba habayeho kurangara cyangwa se ukuntu yari ababitsemo ubwoba ngo sinzi ngo byo umwana n'umugore we ngo baravugaga ati tuzakwica uwo mwana tuzamwica bijya hanze ibintu nk'ibyo ngibyo. So ikeza ko bitubayeho ari ubwa mbere tubikuramo isomo, noneho utaha ahubwo tukavuga ngo twiyubatse nka sosiyete bingana iki ku buryo tuzabikumira bitazadutwara abacu. Gusa nteguza abanyarwanda ngo nimba Amerika abasiyokera bamwe ibakurikirana imyaka n'imyaka kugira izabagereho, ese twe turashaka kuba u Rwanda rubakurikirana iminsi 3? Oya, uriya n'uwafashwe ari kuvuga uwaba akibirimo nk'uyu munsi nawe abikora, abo baca imitwe bagafata moto. Ntago ari ibintu ugomba guhita wicara ngo wumve ko byose bihita bitambura uwo munsi. Njye nanavuga ngo wasanga igihe kimwe ba bantu bajyaga babura abantu babo bagateza ubwega, bazasanga bamwe muri abo baburiwe irengero barigishijwe nk'abantu nk'abo, udufaranga bari bafite bukatubatwara, abantu bakavuga ati ariko rwose ntabwo basohotse ku mipaka, nta tarasi igaragaza ku bibuga by'indege. Kumbi hariho abantu babonye urucuruzo mu kwica abantu, mu kubakuraho ayo bafite cyangwa se no kubabyaza inyungu mu bundi buryo. Icyo nacyo ntabwo ari ikintu twakicara ngo tugiteshe agaciro, kubera ko gusa hari ibindi biri ku mutwe yacu twumvisha ibihuha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikindi nge biganiro ahanini muri nyuma ya research navuze ngo ndabiganisha he, kubiganisha kubwira abantu ngo mu bihugu byadutanze imbere babanye nabyo nubwo bidashimishije bitanaryoshye, ariko bize guhangana nabyo. Inzego zaho zahawe amahugurwa y'uburyo bakurikirana umuntu nk'uwo, uburyo bamumenya nk'izi ntuza 14 nibo barazanditse kugira ngo bajye bamenya ibyo bashingiraho bajya kumenya ngo ese ninde waba ameze uko. Nabo rero ko babiza abasirikira muri publique yigira undi muntu, baba bazi icyo kintu kugikora cyane, kuba yaseka ababaye, kuba nyine agakina indi role akaba undi muntu, kandi ibyo byose ugasanga natwe bidushyikiye tugomba kuba twiteguye. Terorisme yatangiriye mu bazungu, igeze muri Afurika turi kwiga guhangana rwose n'aba Islamic State, jihadist and whatever. Nta kabuza rero no guhangana n'abasiriyo killer. Umuntu ushobora kwicara akavuga ngo uko systeme yabikora, uko yabikurikirana amakuru kose, ngewe mfite ubwenge bwo kwiderwa kakoreramo crime. Gusa ubwo ibuye ryagaragaye ntabwo rikisha isuka. Kuba bizwi ko bishobora kubaho ubu ari inyoni zizi imigambi, buriya n'abarinzi bagiye kugenda biga indi, ku buryo n'aba bakobwa bazajya bagenda buri wese agenda yavuze, buri wese afite umuntu uri kugenda amuhamagara akareba nimba akiri online. Ibi byose bikaba uburyo bwo kugira amakenga. Ni ibintu bibabaje, nubwo tuba tubivuga nk'usesengura wenda ariko ntabwo umuntu yareka kuvuga ngo ni ibintu bibabaje. Ni ibintu bigomba gutera buri munyarwanda kuba maso, kwirindira umutekano no kugira amakenga, cyane cyane ko tuzi ko ibintu byo kuba umuntu yaca ahantu bakamuca ingoto ni ibintu byahozeho. Guca amashukero urabizi ko byahoze bivugwa, imitwe bajyaga bavuga ngo bayirobesha ingona, ntituzimenya nimba byari byo. Ahiye gucuruza ingingo biziye, abantu wenda bashoboye kujya kuri Google muzajye mwandika muvuze si ibintu byo gucuruza ingingo mu buryo butemewe bihagaze gute ku isi. Uzasanga ari business irimo amamiliyari y'amadolari. Izo business zigakorwa n'abantu b'abamafia banini, none ureka ibiya bya kazungu ubona none bigakorwa n'abantu bafite ama jets. Reba none umuntu uri kwica abantu bakuramo ingingo afite jet, ugazasanga wenda hari abantu yakoranaga nabo mu leta atandukanye, aho bamufatiye na wabo muri leta bakamufata, noneho ugasanga wa muntu agiye mu butabera. Ibyo rero nitubibona muri iyo mboni tuba turi kubona ibintu neza. Nitwumva ko ari u Rwanda rwagushyishyana, kubera ko nabonye abanyarwanda ari ukuntu bamera nkaho bazi ko isi irangirira ku mbago z'u Rwanda. Kurabona tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, nuzi icyongereza gikoresha agiye gushaka akazi no mu kazi, ariko ukurikiranye ubuzima bw'ibindi bihugu no hanze y'imbibi z'u Rwanda uravuga ngo nimba abandi barabashije guhangana nabyo, natwe nk'abanyarwanda tuzahangana nabyo. Nimba hariho
kuba abantu babura ababo ugasanga bari ababyeyi bose bari aba bana b'abakobwa wenda simvuze ngo ni bose ariko ntabwo wambwira mu bana 12 b'abakobwa cyangwa se mu bana 12 ntiwambwira ngo habuze n'icumi bagiye kuri potinga byanga bikunda bashobora kuba bararipotinze 10 muri 12 baba bararipotinze bakavuga nyine bakaripotinga ngo twabuze umuntu bakavuga ati se ntabwo agiye gusura bene wabo nyine kwa kundi mu buryo bw'umwuga babyize bazi ko bakurikirana disparition cyangwa se kubura k'umuntu uko rero igihe kigenda kiza bakagenda bavuga ngo narabibonye mu madocumentary usanga naho muri Amerika harimo umuntu bavuga ngo yarabuze bakarangisha ngo yarabuze bakazasanga serial killer niwe wamwishe cyangwa bikanamenyekana nyuma y'imyaka runaka basanze karikase hariya bapima uturemangingo bagasanga ni wa muntu wakomeje kuburirwa irengero bakagira bagakorozinga ikirego batugo arabuze burundu noneho hanze hari n'abantu usanga ari documentary narebye n'umusiriyo kera wakoresha acide agashyira muri benyuari yiwawe akakudisolva akakushiririza agacisha muri benyuari agafungura ka kantu ka muno byose bikamanuka n'amagufwa akayenga yarinze kongera agafunga bagashaka umuntu ko yariwe se we n'umva ntabwo yabikoreraga ngo mukure ku kazungu umusangi we yazaga iwawe akakurogeraho akagujyana muri benyuari akakuyengesherezamo polisi kazi gakurikirana uyu muntu uko yinjiye iwe kuri kamera bigaragara yaciye mu idirishya agenda byagenze ibyo rero bakunda kubyita ngo crime perfect muri criminology bakavuga ngo hari umuntu wishe umuntu aramiramiza neza mushaka trace mushaka ikimenyetso bamwe bakajyana n'imbere y'inkiko bavuga batariko niwe winjiye muri iriya nzu ariko akaza kubirangiza avuze ati ariko se pas de corps pas de crime bagira principe muri criminology bavuga ngo pas de corps pas de crime